Gwaye ikaze Karegeya. Murakoze cyane. Yego. Meze neza. Shimana. Natwe tubwire tuti amata duhame. Mwaraye ariko. Twaramutse. Amata bahame cyane. Urakoze cyane. Waramutse. Waramutse neza. Waraye i Kigali se cyangwa uvuye mu Bigogwe? Naraye i Kigali naje babyita kwigaba, naje nigabye nimugoroba. Waje wigabye urara i Kigali. Uri hari abantu bahari batekereza yuko iyo bakubona mu mavideo, iyo bakubona muri ntuza, nawe wiberamo hariya muri ziriya nk'akaba ari uryama, akaba ari naho urara nyine nk'umushumba. Byaba ari byo? Mfitemo ikiraro. Nanjye niyo ndara, ariko urumva iyo televiziyo Rwanda igutemeye ngo hagere saa 2 za mu gitondo ngomba kuzinduka nyine kugira ngo uzinduke nta mbutiyaje iri hanze aha rero uvuye mu Bigogwe ntibyakunda, byansabye kurara i Kigali ngacumbikayo kugira ngo buke ndi i Kigali. Ubundi umushumba aya masaha tugezeho imirimo ijyanye n'ubushumba barimo ni iyihe? Ukurikije aho tugeza ubu ngubu barinikije. Urinikiza? Barinikije. Urinikiza se urabizi? Ntacyo rega turi kumwe n'umushumba, turi kumwe n'umufige tumenya kwinikiza ni Rwanda kugira ngo wenda kwinikiza ni ugushyiraho inyana ngo zonke mukame. Bwa kabiri muri icyo gitondo. Bwa mbere. Bwa kabiri bugiye kurindira babyita bakamarindira. Ubwo rero mu minsi ishize hari video yabaye trend, ngira ngo abantu baranayibonye cyane. Ni video uyu musore turi kumwe nawe hano Karegeya yarari muri Switzerland, aho yageze agiye mu rugendo n'ubundi wenda ari buze no kuza kutubwiraho, hanyuma tuza kubona iyi video wenda turimo tugiye bagiye no kutwereka mu kanya, arimo arakina anaganira n'inka zo muri za hariya. Abantu baribaza batese yaba ari zo yakuye mu Rwanda arazijyana zikaba ziri kumwumvira no kumukurikira kuri, ngira ngo iyi video abantu barayibonye. Byagenze bite mwari muhe mugi ubundi kugira ngo zikumvire bigire ku kigero cyaho zinagukurikira, ahubwo zive no mu biraro zize mujyane nkaho muri kumwe? Nizo wakuye mu Rwanda uhurirayo simbise? Byagenze bite? Mungu bira video nibwo nayitegereza neza. Yes. Uko wajya gurebera kuri ka telefone? Nareberaga kuri telefone, ariko nabwo manza nerwa kuyireba nk'ipostinga. Ubundi nta nziranka twari duhuye hariya kuriya urukumbona ngiye kazisuhuza nibwo twari duhuye bwa mbere. Narazibonye ariko nyine nari maze nk'imisi 3 ntabona inka. Noneho mbonye ziriya nka mbona turi close, zira n'inyana ntabwo ari imbyeyi, ni inyana n'inka nyine z'utwana. Njya kuzisuhuza ndavuga nuko biri kose nkumva umutima umbwira ngo zira nka nuzisuhuza nawe ziragusuhuza. Wazivugishije Ikinyarwanda se? Oya, cyangwa ni Igisuwisi? Ni ururimi rw'inka. Inka zigira ururimi rwazo. So narisuje mu rurimi rw'inka, mbona ziransuje nazo turaganira turakina, ko ni abantu baribonye ndarirukanse nazo zirirukanka, nsimbutse zirasimbuka. Ariko sanga nk'uduhishurira iryo banga, ni nayo mpamvu uri umushumba kugira ngo dusangize ubwo bunararibonye. Ururimi hari akantu tujya turirimba ngo ibanga abanyarwanda tugendana, abanyamahanga byarabayobeye. Ibanga ry'umushumba byarabayobeye. Ni ibanga ry'abashumba. So ni kuriya nyine isanze nk'umuntu wabaye mu nka, ariko nabibonaga ko inka tugiye kuganira. Yego. Hari ibyo wakoze nayo zo zirabikora, hari ni nko kwigina, sinzi uko wenda bakoresha terme ikwiye mu Kinyarwanda, nyine zigasimbuka. Hari n'indi video ndi ya nyuma n'indi twayigize imwe twayifatanyije yose kugira ngo hari n'indi kuzisezeraho mushaka kuba mutayifite mbere yuko ngenda kuba nta nubwo ira moment ntabwo yamaze iminota 10. Bari turi kwihuta, ariko nsaba ko bamakanya ngiye narabisabye ko banyihanganira nkazisuhuza. So ndi kuzisezeraho zose zahagaze imbere yanjye zimezera nk'iri ziri kumpa nimero, zibwira goodbye. Hanyuma se wiyumvishije gute? Wavuze uti nari maze iminsi 3 ntari kumwe n'inka, wumvaga byanze bikunze hari cyubura muri wowe nyuma yo ko suje ziriya nka, wiyumvishije gute muri wowe? Ntabwo nze ko nabisobanura, gusa numvishe mfite ibineza neza byinshi mu mutima wanjye. Numva mfite nk'umunezero nyine, numva nongeye kubona ubuzima.
muri jyewe nyine numva ngize za feelings zongira mu bigogwe nahise numva ndi mu rugo ndi mu nka nyine hari ibineza neza rero biza mu mutima wawe udashobora gusobanurira abantu keretse ari umuntu biri kubaha ako kanya niwe uhita ubyumva neza gusa abantu twari turi kumwe ko twari turi team bo byarabarenze niyo nabafashe ziriya video bo byarabarenze ni comment zabo ni nazo zatumye numva video ari nziza kurushaho ukuntu bavugaga bari guscreaminga hari n'abarize rero twari turi kumwe bararira kubera amarangamutima abenshi nibwo bari babonye umuntu ukina n'inka ariko ngenda bimenyereye ku bantu bajya babona video zanjye na Pamela turi gusangira ibigori n'izindi nka n'inyambo nyine gukina n'inka nibwo buzima bwanjye uhereye ndi umwana mutoya hari n'iyo twari dufite kera ndi umwana nkayugama munsi y'imvura iri kugwa reka batwereke video ya kabiri ukomoje kuri icyo kintu ndifuza ko unatubwira uru rukundo cyangwa ino video nituyireba urabona ko aba bantu ni nkuko nyine ni nk'umwana n'umubyeyi uburyo ubona bari close cyangwa bahuje ibi biturukaye cyangwa ibanga bari irihe rituma ushobora kuba uri mu rukundo gutya ku kigero cy'uko inka ikumvira nawe ukayumvira ubona yuko nyine wagira ngo ni umukunzi wawe koko ni ukuvuga iriya nka mubonye y'umukara yitwa Ntarutwa inka zose iyo ubana nazo ugenda uziyegereza gake gake iyo utari wamushumba ukubita inka ngo yirirwe uzirukansa mu misozi uraziyegereza uko uziyegereza ugenda umenya imiterere n'imico y'inka zawe ukamenya ko hari inka ikunda gukorwaho nka kuriya ukamenya ko hari inka urabyita kwagaza nyine nk'iriya y'ibyagiye ukayiryamaho kuriya ushobora kwirirwana nayo umunsi wose itari kubyuka ubu actually yenda no kubyara ushobora kubyara nk'ejo ngiye kuko ariko nakuze nyine nibwo buzima bwanjye nakuzemo ndi umwana aho mbigiriye akazi noneho ka buri munsi nyuma yo kurangiza kaminuza birushaho kubera noneho ko nabaye mukuru nsoma mind zazo nsoma mbana nazo cyane nkamenya ngo nkikunda iki ngiki hari iyo zo tuba tubana nkamenya ngo kuyikoraho cyane ntabwo ibikunda ariko kuyikoraho gakeya irabikunda gutyo no ubuzima umwaka ushize ngira ngo kuri Saint Valentin ku munsi w'abakundana wa postinze nanone ino video iyi niyo video yawe niba utari ubizi iyi video tugiye kureba niyo video yawe kuri platforms zitandukanye kuri social media zitandukanye zawe yarebwe cyane kuko imaze kurebwa na miliyoni 17 reka nagariye ubwo nikurikiye ndetse turaza kwigarukaho iyi wari ubizi se ko imaze kurebwa na miliyoni 17 post washyize caption washyizeho ngo ni ngewe n'umukunzi wawe nukuri ni content uraya ari umushyitsi ndene hari kuri Saint Valentin abantu bapostinga ibintu bitandukanye hari posting and my Valentine bari muri Dubai so uraya ni umushyitsi wari waje turamenyana tubishuti ndene mbona karaka video ari keza ni imagine ko nyine kuri Saint Valentin ndamutse mfite sheri ariko byakabaye ndagapostinga bivuze ko sheri ntawe uhari icyo gihe hari kera ariko iminsi iciye wowe yaba yaravuze ni Valentine y'uyu mwaka niyo mwaka ushize ariko hari kera aciye amezi 18 ni menshi hahindutse byinshi ahindutse byinshi ubu ngubu rero ibintu biri ku murongo video ikurikiye ni video usurwa n'abantu batandukanye ariko aha akaba ari ndetse n'amafoto ni video n'ubundi wari wasuwe na minister cyangwa na ministre wa siporo Neri Mukazayire biba n'ibyishimo byinshi abantu barabibonye ariko turagira ngo turebe tubwire ikiganiro mwari mufite hariya muri kuganira uri kumwe nawe urana ko murimo muranabyina murimo muratarama ariko n'ubutumwa baba bagusigiye nk'abantu batandukanye bagenda bagusura mu by'ukuri niba ari abantu bashimishije kwakira iwawe ni minisitiri wacu wa siporo kubera ko yageze mu nka twebwe hano twamwakiriye ntabwo yabaye minisitiri yabaye umushumba kandi nibyo tuba twifuza nyine ko niba tuje kudusura
tukugira umushumba bigakunda. So yaraje turabyina turishima, turakama, anywa amata, nyuma yaho aza nkuko bivuze ubutumwa duhaye ni ukutubwira ngo keep up, nyine mugire courage, muri gukora ibintu byiza. Urabona ko yasimbutse n'urukiramende nka Minisitiri wa Siporo. So yatubwiye ko bazadushyigikira igihe cyose tugikora ibyiza nk'ibyo turi gukora mu Bigogwe. Hanyuma Ubusuwisi kiriya gihugu wari urimo uganira n'inka, kiri mu bihugu byiza ku isi mu bijyanye n'amafamu. Kirere ubonye ko hari n'ahaca gari ya moshi muri famu, habereye ubworozi mbese. Nashaka kukubaza ni ikihe kintu watahanye nyuma yo kubona inka zo mu Busuwisi, amafamu yaho, mbega systeme yaho y'ubworozi? Ikintu cya mbere natahanye ni uko bidasaba ubutaka bunini cyane kugira ngo mworore neza, kuko cyamugira inka nziza. Abasuwisi bafite amategeko ya leta areberera amatungo cyane cyane inka, ku buryo biragoye ko wafata inka uko wishakira. Inka zabo zigomba kubyibuha byanga byakunda, niryo tegeko rya leta. Niba baguhaye, niba ufite urwuri cyangwa ifamu yawe, ugomba kuyifata neza, ariko inka zirimo nazo zigakomeza kubyibuha. Nta byo kuvanga ufata inka 20 uzishyira ahantu hakabaye hari nk'icumi. Ubwo ni 10, nushaka gushyiraho 11 leta irabikubaza cyangwa urongera ubuso. Inyana zazo zigomba kunywa amata. Ibyo bintu leta irabikontorora, bigatuma babona umusaruro mwinshi. Kuko inka ibyibushye ishobora gukamwa amata y'inka 3 zishonje cyangwa 5. Nuvango ufashe urwuru ugashyiramo inka 5 ariko zitahaze, inka imwe ibyibushye yijuse yakamwa amata yizo. So nize ko nyine gufata inka neza biguha umusaruro mwinshi kuruta gufata inka nyinshi cyane ukazishyira ahantu hamwe. Ufite inka nyinshi, hari abantu babikunda mu Rwanda, ukagikunda kuvanga ufite inka 20, ufite inka 50, ufite inka 100, ariko wareba umusaruro zitanga ukabona nta numwe. Muke. So bo bafata inka neza ku buryo babona umusaruro mwinshi. Wariyo n'ubundi nk'umushumba cyangwa uri mu zindi gahunda? Wari hariya n'ubundi? Nari ndiyo nk'umuntu, nari nagiye gusura business zitandukanye, ariko nsura naho bakorera ubworozi bwabo. Ariko twe twagiye muri business trip yo gusura ama companies atandukanye akora ibintu bitandukanye. Araho twasiye bakora shokora, bakora imbaho, bakora n'inganda zitandukanye za ICT n'ibigo by'amashuri. Ikibazo cyanjye cy'amatsiko, urubyiruko warize ariko uravuga uti reka nsubire guteza imbere bijyanye n'ubukerarugendo bw'inka, ndetse n'igihugu kiragushyigikira. Uratubwira nk'urubyiruko rwiga ariko ugasanga nyuma yo kwiga rashaka akazi nyine ko kujya gukorera abantu, wamubwira iki wowe umaze gushyigikirwa ku bijyanye n'ubukerarugendo bw'inka aho bigeze? Mu minsi ishize turi hano twavugaga, wenda sinzi niba aza kubigarukaho, Kate, tugaruka ku kuba Dr Tedros yarapostinze video yawe ndetse yandikaho ubutumwa bw'imbamutima agaragaza ko ashaka kuzaza no naza mu Rwanda azagusura. Wowe nk'urubyiruko rwari rwize usubira inyuma ari kujya gukora ibijyanye n'ubukerarugendo bw'inka, n'inzozi wari ufite, wabyakiriye gute? Support n'iki wabwira urubyiruko? Ikintu cya mbere nabwira urubyiruko, niba ufite inzozi zo kuzakora ikintu runaka, gitangira uyu munsi. Ikindi, ntabwo twese tuzakora mu ofisi, ntabwo twese tuzakora muri ofisi za leta cyangwa z'amabanki cyangwa z'ibindi bigo bikomeye. Hari igihe bizangombwa ko ari twebwe tujya gufonda izo ofisi dushaka kuzakoramo, tuzitange izo giti cyacu. So icy'ingenzi ahubwo uyu munsi, kora uko ushoboye kose, inzozi zawe wumva ushaka kuzageraho uzitangire uyu munsi. Ntutegereze ngo nzapurayinga akazi. Hari akantu nasomye niga muri kaminuza kamfasha gufata umwanzuro. Karavugaga ngo hari igihe wapurayinga akazi cyane bikarangira kwa purayinga akazi bere ibyo bibaye akazi kawe. So kahise kantera ubwoba, ntekereza kuzaguma i Kigali, ko nize Kigali muri SFB, hapurayinga akazi ngenda ntanga amaseve yanjye ahantu hatandukanye, bikarangira ari byo bibaye akazi kanjye ka buri munsi, nirirwa muri usaba akazi bikaba akazi.
gusaba akazi bikaba akazi so mpitamo kuvuga ngo aho kugira ngo mfate igihe kinini nsaba akazi ahubwo nafata igihe kinini nkora akazi kanjye so nuko natangiye so nk'urubyiruko ushobora gutangira uyu munsi niyo byaba bibi ariko bigoye bidasa neza ariko ukageraho ugakora ibintu bisa neza muri za ofisi wabonaga abandi bicayemo nk'izi za RBA nawe ukazikora iwawe muri business yawe yarabikomojeho n'ubundi usura muri Switzerland n'ubundi ubutumwa bwagaragaye cyangwa message yaciye kuri Twitter ni ya Dr Tedros wa OMS akaba yaranditse ngo nkunda u Rwanda ariko nawe aranagushimira ibyo urimo urakora mu kumusubiza warabanje urisobanura nyuma yo kwisobanura usoza umusaba yuko azaza hari feedback ntabwo yari yasubiza iyo message namusabye ko azaza ariko iyo yari yanditse mbere bundi yari yampaye ubutumwa buhagije kugira ngo mbyumve nuko narengejeho akantu ko kumusubiza ariko ubundi ibyo yari yanditse ruguru hejuru byanyerekaga ko n'ubundi naramuka asuye u Rwanda azaza ikindi akantu abantu batabonye yarengeje haramforowinga bivuze ngo namuha ubutumwa inbox mutari kureba mwebwe birakaza ko iyo umuntu aguforowinga kuri social media bivuze ko aguhaye rugari ngo umwandikire muvugane ntabwo ari cyo bisobanuje kujana ngo itubikora ariko in case ushaka kubikora kuko abagukurikira nawe umukurikira wemereye kumwandikira biba byoroshye iki ni ikibazo cy'amatsiko gitandukanye gato wenda n'ibingibi turimo mu kanya nkubaza uti amezi 14 ni menshi cyangwa 12 ni menshi ku buryo umukunzi yabonetse iyo umuntu agize umukunzi agera n'igihe cyo kuzashinga urugo mu kinyarwanda tuzi yuko inka ni igisobanuro gikomeye mu kintu kijyanye no gushinga urugo cyangwa gukwa nk'umushumba wumva ukoye wakwa inka zingahe ntabwo nzi ubundi umunani ukinze nanjye sinzajya munsi y'uwo we nazajya hejuru ariko ntabwo nzajya munsi y'umunani ukinze Murakoze cyane ubwo ni ibyo byo twaganiragaho uyu munsi ariko mbere yaho gato kate Karegeya umaze kwakira abantu benshi abanyacyubahiro mu ngeri zitandukanye abasitari byamamare mu buryo bwose bushoboka iki nacyo ni ikibazo cy'amatsiko ninde muntu waje mu Bigogwe ukavuga uti wow this is the person I've been waiting for uyu muntu nyine ameze nk'inzozi nkabije cyangwa se mukagirana n'ibihe biri crazy niko abatara abashumba tubyita cyangwa ibihe nyine imvugo yo hanze imvugo isanzwe mukagira ibihe byiza mukishima mukizihirwa rwose mukizihirwa yese ukoresheje ijambo ryanya umuntu wa mbere waje tukizihirwa mu bayobozi hari abantu bajya baza buriya rero ntituba posting bitewe nuko batemera kujya kuba posted cyangwa wenda atarari hari umuntu waje ntabwo namuvugira ariko ndabwira nawe navugira yaraje ari mu kazi Gisenyi arangije arambwira ati nawe ndagusura araza aransura ariko n'umuyobozi ukomeye ku rwego rw'igihugu ariko ntidufata ifoto nzayibaha review wansi ariko ari mu bantu twagiranye ibihe byiza ni umupapa ntabwo nzi ko namusobanura abashuti banjye nibo nahaye amafoto undi umuntu waje wundi tukishima cyane ni minisitiri wa siporo kubera ko yaraje ari humble noneho ntitwamwakira nk'umuyobozi ikindi kintu gitumye muvuga ntabwo yaduteguje njyewe nabonye nsanze mu nka ari nimugoroba saa 11 umuntu arahamagara ati mbonye umuntu umeze nka minisitiri wa siporo ari kuzagana aho ngaho ndavuga ni seriye ngo mitanegura bwangu araza nsanga mu rwuri kuko mbona niwe ndavuga wow ni bya bindi bavuga ngo ivumbukiyeho irasa umuhanga nanjye byansabye ubuhanga kwakira minisitiri wa siporo undi muntu ni ambassador wa UK nawe aza mu Bigogwe rwose ntabwo wamenyaga ko twakira ambasaderi ibintu byari entertainment hari n'abandi bayobozi benshi baje mu Bigogwe ariko abo bantu baje mu Bigogwe uko ari babiri nyine n'abandi benshi cyane ntabwo na mentioning ngo mbarangize
ariko abandi baje mu Bigogwe tugatwika ni RBA mwarakoze cyane hari documentaire bakoze twamaze iminsi tuyikora ya Gloria iriya ni imwe mu bintu byantuko n'ibihe yajemo ni kera ibintu bisaba kubiboostinga RBA irabiboostinga njya nibuka ndeba iyo documentaire bwa mbere nanjye ntabwo nabyumvaga so RBA mwarakoze arakoze cyane ubwo reka tunahinire ahangaha utubwire wenda mu munota umwe amasegonda rwose kuko iminota yagiye ni iki muteganya muri Bigogwe hanyuma ari amafoto tubona afotorwa namwe cyangwa n'abantu bifotora dusoza mpere ku cy'amafoto amafoto menshi nijye uyifatira na phone yanjye ariko hari n'umukameraman hari n'abashyitsi biza na phone zabo nkazibafotoza nabo bakifotora so nta protocol y'amafoto mu Bigogwe buri wese yifotora uko ashaka ikindi project turi gukora ubu turi kubaka museum y'inka ikindi tugiye kubazanira n'amafarashi ikindi turi kubaka ikigo kizafasha urubyiruko n'abamama n'abandi bantu bo mu Bigogwe cyitwa Bigogwe Hub dushaka kuzajya duha abantu platform tukabongerera ubumenyi then tukabaha n'imirimo. Urakoze cyane Ngabo Karegeya wakoze nawe Kate kudutumira kugira ngo tuganirize mushimire cyane nawe Dite twafatanyije iki kiganiro na Iberi wanyuza akatubwira ivuga mu mikino hari na equipe ngarindi twakoranye nawe mwakoze tuzasubira kwa mbere w'icyumweru gitaha reka tubifurize weekend nziza iki ni ikiganiro Waramutse Rwanda kikugeraho kuva saa 1 kugera saa 3 n'igice buri gitondo.